Murakoze cyane. Huye Innovation Hub ni ikigo cyafunguye uyu munsi ku mugaragaro mu mujyi wa Huye. Cyari kimenye ubundi cyari kiri mu mujyi wa Kigali abazi Fab Lab. Ni ahantu ubundi ho gufasha abantu bafite impano yaba ari urubyiruko cyangwa abakuru, kugira ngo izo mpano bafite noneho biba byabafasha gukora ibyatuma noneho bikemura ikibazo wenda bari bagiye gukemura, ariko noneho bikabafasha nabo kwiteza imbere. Wenda umuntu ntagerenekereje yavuga ko ari agaciro mpahabwenge mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bizajya bifasha rero urubyiruko, ariko by'umwihariko abanyeshuri benshi dufite hano muri uyu mujyi wa kaminuza, kugira ngo ibyo wiga babashe kuba babishyira mu ngiro, kandi bibe byajya no ku isoko bibafashe kwiteza imbere, kandi bibe byajya no ku isoko rigari kugira ngo nabo bibe byavamo uburyo bw'ubucuruzi. Hano hari mashini rero mu buryo butandukanye, ari ibikora ibijyanye n'imbaho, ibijyanye na printing 3D mu buryo bugezweho, hari ibijyanye n'ubudozi, ibijyanye na engraving, kwandika ku mabuye n'ibikoresho bitandukanye. Ibyo ni ibitekerezo abantu benshi ndetse na serivisi ubundi zitangirwa ahandi mu mijyi yateye imbere, ariko kuva uyu munsi tubifite muri Huye biradufasha kugira ngo abo bose babifuza gukora izo serivisi, ariko n'abari bafite ibitekerezo, kuko hano ntago ari ibyo tuzi gusa, ariko n'umuntu ashobora kuza hano agafata umwanya agatekereza. Hari interinete, hari mashine, icyo gitekerezo cye kugeza igihe bazamufasha ku buryo cyavamo product yajyana ku isoko agacuruza, cyangwa se yakemura ikibazo abantu bagenda bahura nabyo mu buzima, yaba mu buhinzi, yaba mu bworozi, yaba mu ikoranabuhanga, yaba mu bukorikori. Ni ukuvuga ngo Huye Innovation Hub nicyo igiye kuza nk'igisubizo gufasha, ariko n'abatuye mu ntara y'Amajyepfo bakeneraga ubundi kujya i Kigali aho basangagayo izi center nk'izi ngizi, kugira ngo nabo baze babikorere hano, dufatanye mu gukomeza guteza imbere, nk'uko igihugu cyacu twifuza ko igihugu gishingiye ku bumenyi, ariko ubwo bumenyi bugirire akamaro ubufite kandi bunateza imbere n'igihugu cyacu. Uzajya ukenera kwakisesinga ibikoresho biri hano asabwa iki? Hano ngira ngo ni space twakiriye, ubundi ni ubuntu, ni free service. Harimo internet, izi mashini, ibitekerezo ko umuntu agenda atera imbere, akaba ariho ubundi ibikoresho akenera, ziriya consumable, biriya bakata, biriya akoresha, nibyo umuntu wenda yageraho agatanga umusanzu we. Ariko ubundi nk'uko sente gitangira, abantu bafite ibyo bitekerezo bajya baza hano, kandi mwabonye ko igitangira ni ikoranabuhanga, ibintu byose ku buryo babishyira mu buryo bwa software, ni nk'ururimi imashini zikoresha cyangwa se n'izi printer twabonye zikoresha. Iyo bamaze kugera kuri urwo rwego biba byoroshye. Niba ari urubaho ku isoko rurahari, niba ari za MDF twabonye bakata zirahari, niba ari ibintu bya plastique bandikaho birahari, amakaro yandikaho arahari, ku buryo gukora ikintu cyiza ako kanya, ku buryo n'uwagiye guha iyo product already ashobora kuzana product, ahubwo bakumvikana ku kiguzi bijyanye, harimo n'icyo byamutwaye kugira ngo abikore. N'ubwo butumwa noneho mugenera abaturage abagenerwabikorwa bizi gahunda? Icyo ubutumwa dutanga, iyi center ni yabo, hagiyemo ubushobozi bwinshi kugira ngo izi mashini zibashe kugera hano. Ni center ya kabiri, ni iya mbere ifunguwe nyuma y'umujyi wa Kigali, so nkahuye nk'umujyi wunganira Kigali. Umwihariko dufite w'abanyeshuri benshi biga hano, twifuje kubazanira center nk'amahirwe kuri bo. Turifuza ko bajya bahasura, ukaba umwanya wo gutekereza ibyo abantu ubu ngubu tubona nk'ibisubizo, ndetse n'ibyo tubona nk'ibibazo bitarabonerwa ibisubizo. Uwo mwanya ahantu umuntu yaza gutekereza ikintu gishya cyagirira akamaro igihugu cyacu, cyamuteza imbere kikajya ku isoko, kandi n'ubwo bumenyi afite noneho bukaba bwamubyarira byajya mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Turabasaba rero ko iyi center bayibyaza umusaruro, twiteguye gukomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa. Babonye abari mu mahugurwa uyu munsi bamaze n'icyumweru, babonye ibikorwa byiza bamaze gukora. Dufite zasaga nk'aho ari mekanike, mu gihe izi ngizi turi guhugurwa aha ngaha ni otomatike. Iri sufi yo kuzishyiramo porogaramu, ugashushanya ikintu ushaka, hanyuma ikintu ushaka gukora zo zigahita zigisohora. Urugero rw'ibyo twajyaga dukora bikatugora cyane, hari nk'amadizayini yajyaga ava Dubayi, nk'inzugi, ibitanda, ukabona uburyo ki gikoze, tukabona twebwe bisa nk'aho biturenzeho. Ariko ko tubonye izi mashini zije bugufi bwacu,
bizadufasha kugira ngo natwe bya bindi twajyaga tubona bituruka hanze bimeze nk'inzozi ko bije bugufi bwacu, natwe dushobore kubikora mu buryo bwihuse. Bigiye kongera iki mu iterambere ryawe? Mu iterambere ryanjye ku giti cyanjye icyo bizamfasha kandi mu gihe kinini, ariko uyu munsi birasaba ko tuzajya dukoresha imbaraga nke kandi mu gihe gito twakira ibintu byinshi. Duhingera uvuye wenda ngo nk'ikintu iki n'iki najya ngikora mu gihe iki n'iki bizajya bimara igihe kingana gutya. Urugero nk'urugi, hari urugi rwa Dubai izo twita porteni, twajyaga turukora tukarufunga na kore n'amaprese tukaruraza rukamara nka 3 jours, ariko uyu munsi kuva izi mashini zihari iri sufi yuko panda inere urwo rugi rushobora kuba rwarangiye kuboneka. Murakoze cyane. By'ukuri ntabwo ari imashini ndi gukoresha, ariko ndi gukoresha imashini bita laser engraving machine. Icyo ikora ni ukuba ishobora gukora amadizayini atandukanye kuri plastique, kuri rubaho. Ibyo ngibyo ni ubugeni. Ubwo ngubwo ni ubugeni busanzwe, nk'umuntu ushushanya byamusabaga igihe kinini, ariko nk'ubu izo mashini ikintu zizadufasha ni uko bishobora kuduha produit byihuse, kandi ikindi bikazana na produit zifite karite na nyinshi, kandi zose zifite karite imwe kandi nziza. So icyo ngibyo binyereka ko isoko bizaba bitworohera gukora ibintu byinshi uko bikenewe ku isoko, kandi tubona ko bizateza Guteza imbere gute nk'uwawe ubikora? nkanjye kugeza ubu ngubu ntabwo navuga ngo wenda hari icyo namaze kugurisha, ariko mbibona ko nibimfasha nkabona isoko nkatangira kugurisha ibikorwa runaka, bizaduteza imbere ku rwego rugaragara. Kwinjira kw'amafaranga bizadufasha kwiteza imbere. Byajyaga bikugora se ubundi gukora nk'izo design? Njye ntabwo nari nsanzwe ndi muri design, nari ndi umu IT usanzwe, ariko iyi ngiyi nayo ni opportunity. Ndacyari muri technology kuko ndi gukoresha amamashini, ikindi harimo n'amasoftware tugomba gukoresha. Aho ngaho nta handi hagarukamo IT cyangwa se technology. Murakoze, nitwa Iradukunda Yves, nkaba ndi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ikoranabuhanga na Innovation. Hano muri Huye niho hambere tuje gutangiza igikorwa ku mugaragaro, ariko turakomeza no mu zindi ntara, by'umwihariko mu turere twunganira umujyi wa Kigali. Muri gahunda harimo no kugira Innovation Hub muri Musanze, muri Muhanga, muri Rwamagana, muri Rubavu na Rusizi n'ahandi tugakomeza. Impamvu nta yindi, urubyiruko rwacu rufite ubwenge, rufite ubushobozi. Ni ngombwa rero yuko tubaha ahantu nk'aha ngaha ho guhurira, bakicara bagatekereza ku mishinga, ariko noneho bakagira n'amamashini n'abarimu babafasha mu rwego rwo kugira ngo babashe gufata bya bitekerezo byabo bihinduke imishinga yanakorera amafaranga. So aha ngaha rero ni ahantu ntekereza yuko ari ingirakamaro cyane ku rubyiruko. Nkaba mbashishikariza yuko hazababera ahantu ho kugira ngo bahure, bafatanye, ubwenge bwabo bafite n'ubumenyi bafite babukoreshe, bahange innovation cyangwa udushya tutuma babasha kwiteza imbere, bagateza n'igihugu imbere. Ni urugendo rukomeza mu ikoranabuhanga, nk'uko nabivuze, rikatubera igikoresho mu nzego zose zigiye zitandukanye z'ubuzima. Nkaba nizera rero yuko Huye izabera urugero n'ahandi hose hazakurikira, kugira ngo koko izi Innovation Hub zitubere igicumbi cyo kwimakaza umuco wo guhanga imirimo, wo guhanga udushya, tugakoreshwa hano ku isoko ryo mu Rwanda ndetse no hanze yaryo, kubera ko turabizi neza ko urubyiruko rw'u Rwanda rurashoboye.